ariko se wa mukarita si hiti nyuko ukangugura no mu mukono utari wawe ntabwo butekera ariko se warebye ko atari wowe utari mu muhanda wa mukigo guza amashuri nize guza amashuri nize ariko none njye naguze ikibazo n'abafite njye mfite ikibazo cyo kaje do umva wa mukarita si ukomeje kuzana ibya wasiwasi nakuvuna ukuguru naho inyivi ariko se mwagiye mureka kuroza akabuno hasi kugira ngo umubabare akabuno hasi mfite ikibazo kuroza akabuno hasi uratinyuka ukangonga wesha njye mfite ikibazo umusore mwahabaye iki Chimbire kiratinyuka ubwire wene we uwicaye hasi ninde we kiratinyuka byagenze bitugundi kirangoze kiri no mu mukoro utaruwa ari wene wese we wagenda gunarira telefone uyu nguyu iki umuntu wavunitse aratinyuka yabona utagira ubwenge ahubwo ngaho kuki murata amashuri nk'aba amashuri ari ubuzima we amashuri nizo rwose udafite ubuzima wakiga iki ntabwo umva agiye kubwire rero chimbire aratekereza aho rwose uri kunyumva neza nta n'isoni uratinyuka ukangonga narize reka mbabwire ndi kubona ibi bibaye akavuye mu sayi ntabwo gitekereza umva oya ndakubwiye ko ndi kubona byakaze musaba n'imbabazi none aha ngaha umva dusaba imbabazi sha haguruka mwiyumva kisaba imbabazi sore nkawe wakura gufata bigutekera kisaba imbabazi koko umuntu w'umusore oya kisaba imbabazi nikika bagukumobera birabasha nimwiyunge kandi nimuzongere warunjagije ariko nakundi twabigenza ugenda wamukiga ariko nta muntu ntabwo wavunitse suriya mugenga ziko nta mubabare yabyoroshye n'ibyo telefone biraranga umva kadogo hagara aho ngaho niko asagara aho ngaho ugenzwa n'iki uvuye hehe ugenzwa n'iki uvuye hehe mvuye pfirisi urokora n'iki uvuye guteka imiti oya ntabwo ari we mbonye ubundi se uruwa hehe jewe se ntabwo ndi umunyarwanda uri umuki umuhinde erekana indangamuntu nayo byerekana ko umuhinde ko n'abandi bagiye ibyangombwa aho sinayibagiye mu cyumba umva okay tuzere mu Rwanda rwacu ugomba kugenda ufite iki irangamuntu byerekana ko uri umunyarwanda ubwo rero urumva aka kanya ngiye kumera nabi kandi mbonye n'ibyo ukoze mu kanya ibiki icare hasi gira vuba kandi ngiye ni telefone akanamba kigibona pasi modoka cyangomba niko watinyuka ufashe utugura ngo nagushira hasi oya boss nuko nari natinze kubyemera gusa umva biriya mbonye hari epfo ukora uriya mwana n'ibiki jewe si nubwo ndi umugome ndi umuntu mwiza kiri bye hano hasi kijya vuba ntabwo ndi umujura rwose kira hasi nyeshishira hanga iyi telefone ntabwo mba ndi gukina nawe ndabizi rwose ntabwo ugikina wowe rwose uri umuntu w'umuhanga mu buhinde ukina mu kiyaga ibari Jamba ndi mu kazi kanje Charlotte yanyoje mu kazi kanje. Nukubona mba nambaye igisivili. Tena kwica mu kutasi. Nahise ko abapolisi batica nabo. Bareko. Imodoka igonze koko. Kaza guhamagara polisi. Shirakunire niyo. Yego umufashe ndi kukazi kanye nuko nkubonye wari uri mu byaha bikomeye. Ariko ukanagira je mwete wica. Bamukaritasi. Ubundi ubona nje ngana nawe. Ariko ubona nje ngana nawe. Oya uri mukuru. Waje mnaka kanye ntabwo nari ndi mu kazi. Nari ndi kwigenda ko mbonye ibintu kose mbona. Ah oui. Nafande turi kuvugana. Nari mbonye umugira nabi ugenda hambura abantu bikoresho nagira ngo mumfatire nikigaragara telefone yenda yifite sawa ako nakamanza mu kubita ibiti bibiri mukita se telefone ndayisigaye ako se telefone yakigiye hehe kandi ashobora kuza akambaza iyo telefone kayizi kandi nawe washobora kuba